Yes alright, ngo mumeze mute rero byifashe bite? Nkubwira uti iyi ni channel yigisha indimi umunsi ku wundi tugenda twiyungura ubumenyi bugiye butandukanye. Uyu munsi rero mbanza kubabwira uti ibintu ni ubu ryohe. Uyu munsi rero tubafitiye isomo ryiza kandi murakunda. Nkwibutsa niba utarakora subscribe fastly, cyambere kora subscribe kugira ngo tugendane ibintu byose bimeze neza, ibintu byose bitunganye kugira ngo tuzabashe kugera ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nabazaniye ijambo mu Giswahili kulewa, yes, English understand, mu Kinyarwanda kumva. Are you understand? Uri kubyumva? Yes alright, ngo bimeze bite rero? Nuvuga ngo mu Giswahili kulewa, English understand, Kinyarwanda kumva. Yes. Umuntu rero hari igihe murimo muraganira, umuntu runaka uwo ari we wese mushobora kuba murimo muraganira, wenda nkuhaye nk'urugero ahantu ushobora kuba wakoresha iri jambo understand. Wenda nko mu Kiswahili umuntu ashobora kubwira wenda nk'amagambo runaka murimo muraganira, yarangiza akakubwira uti unasikia. Unasikia. Yes, unasikia, urabyumva. Unasikia, urabyumva. Yes, iyo ugiye kumusubiza rero ukoresheje rino jambo ihita uvuga ngo mu Kiswahili, ubwo niho turi, bituvuga ngo ndiyo kulewa. Ndiyo kulewa. Yes, ndiho ndabyumva, ndimo ndabyumva. Yes, yego, ndiyo. Yes, mu Giswahili, yes ni mu Cyongereza. Mu Giswahili rero bavuga ndiyo. Ngo bimeze bite rero? Noneho mu Cyongereza umuntu mu Cyongereza wenda murimo muraganira, ari wenda umuntu akaba yakoresha nk'iri jambo understand, nabasobanuriye ko mu Kinyarwanda ari ukumva. Yes, arakubwira ngo are you understand? Are you understand? Tujya bakubwira ngo urimo urabyumva. None iyo ugiye kumusubiza nawe nta kindi uhita uvuga, uhita uvuga ngo yes I understand. Yego ndabyumva. Yes I understand. Yes. Mwibutsa rero niba utarakora subscribe my guys, nta kantu gatoya mwisabira, nta kantu katagoye. Kora subscribe, tuzagenda tureba byinshi, tuzagenda duhindura imyigishirize bitewe nuko muzagenda mutubwira muri comment icyo mushaka, tubigisha ibintu byose bigenda neza, ibintu byose bijya ku murongo. Ngo bimeze bite rero? Channel yo iracyari Hozaho TV, ngiye wari uri kumva ndi Gilbert. Reka tujye dukorana neza, ibintu byose tubitware neza neza. Buri cyumweru rero tuba tubafitiye amasomo menshi agiye atandukanye. Mu cyumweru tubahereza amasomo menshi wagenda wiyungura mu ndimi, wunguka ubumenyi bugiye butandukanye. Burya buri kimwe cyose kugira ngo kigereho bisaba kwigomwa, ugahozaho, ugafata umwanya wawe ukavuga uti ngewe reka nkore kino kintu. Ibyo abantu bavuga byose simbyitayeho, icyo nitayeho ni ugukora kino kintu, ugakora ibintu ubikunze. Yes alright, kora subscribe rero utazacikwa. Turabakunda cyane cyane.